Yesu we, Imana we, mbega amahano. Mama President, uyu mupapa naramuka wanira iki cyaha azaba azize kugira neza, gusa azajya mu ijuru ndetse azaba ari n'umutagatifu. Ayo magambo yavugiye mu rukiko rw'ibanze rwa Ruhango mu rubanza mwarimu Thomas Nivuguruzwa arengwamo gusambanya abana babiri. Ubushinjacyaha buravuga ko burega Nivuguruzwa Thomas icyaha cyo gusambanya abana. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko mwarimu Thomas yari hagenda ahura n'abana babiri b'abakobwa b'imyaka 15 undi akagira imyaka 17 bafite ibiraha. Uhagarariye ubushinjacyaha yababwiye ko akeneye ibiraha ariko yiyubashye atabirira mu nzira niko kubajyana ku macumbi y'abarimu. Ubushinjacyaha bukomeza avuga ko Thomas yagejeje abo bana ku macumbi yabinjije mu nzu abamo, ahita ahisha urufunguzo maze Thomas yegera bya biraha arabirya, anabima amafaranga 1200 y'u Rwanda byaguraga kuko ariyo bari bumvikanye. Uhagarariye ubushinjacyaha ati yanze ko banataka kuko yari yabakingiranye maze abereka aho baryama kuko bari babuze aho banyura nabo na yandi mahitamo bari bafite maze bararyama. Ubushinjacyaha bukomeza avuga ko Thomas yahise nawe aryama hagati aranabasambanya. Abari mu rukiko mu majwi yo hasi na bumwe ukumva yimyoje, undi ati Yesu we, undi nawe ati Mana we, undi nawe ati mbega amahano. Ubushinjacyaha burashinja Thomas ko yakingiranye abantu ahantu hatemewe. Ubushinjacyaha buti bukeye yanabasize mu nzara bakingirana maze arigendera. Ubushinjacyaha buravuga ko hari impamvu zikomeye zikwiye gutuma Thomas akomeza gufungwa binagendanye ko abana bari bazi ubwenge, bivuze ko banavugaga ibyababayeho. Ubushinjacyaha buravuga ko nibindi bushingiraho ko hari imvugo z'abatangabuhamya babyiboneye barimo umuzamu. Hari kandi amafoto aba bana bari mu nzu babuze aho banyura, hakaba kandi n'ifoto y'indobo yarimo ibyo biraha. Uhagarariye ubushinjacyaha yasoje agira ati turasaba ko uyu mugabo yakomeza gufungwa mu gihe tugitegereje n'ibyemezo bya muganga kuko bizaza, tukanakomeza iperereza tutanabangamiwe kuko yanatoroka. Umwarimu Thomas ahakana ibyo aregwa. Umwarimu Nivuguruzwa Thomas aremera ko abo bana barayiwe. Thomas aravuga ko yavuye mu butansinda kuko urufunguzo yari yasigiye umuzamu ngakora amasuku mu nzu ye, aje asanga abana mu nzu banari kumwe n'uwo muzamu. Yagize ati bwari bwije imvura ihita inagwa ari nyinshi maze abana mbereka aho baryama mu cyumba cyabo nanjye njya kuryama mu cyumba cyanjye. Thomas aravuga ko bwaki yasigira urufunguzo umuzamu akamubwira ngo aze gufasha abana baze gutaha. Yagize ati mu Kinyarwanda nawe uzingira umushyitsi amubwira ngo ataha, ahubwo ngarutse mu rugo ku mugoroba natunguwe no gusanga inzego z'ubuyobozi mu rugo niko kumfata bajya kumfunga. Thomas aravuga ko atari gucyura abana nijoro cyangwa ngo ajye kubacumbikiriza kuko ahaba ni amacumbi y'abagore cyangwa y'abakobwa haba ku buryo n'abakobwa bahaba. None se wari usanzwe uzabo bana? Icyo ni ikibazo cy'urukiko. Mwarimu Thomas nawe mu kugisubiza ati sinzi amazina yabo gusa najyaga mbona umwe undi we sinamuzi. Abo bana bakubwiye ko bahageze gute? Urukiko ruracyabaza umwarimu Thomas mu gusubiza ati naje nihembukiye nta byinshi niriwe mbaza sinzi uko bahageze. None kuki nta buyobozi bamenyesheje? Urukiko ruracyabaza Thomas nawe mu gusubiza ati bwari bwije nta nimero zabo ngira. Abana warababonye ni wabaza n'umuzamu ibyabo? Urukiko rukomeje kubaza Thomas nawe mu gusubiza ati nawe ntacyo namubajije. Maître Mpayimana Jean Paul aravuga ko bibaje kumva ubushinjacyaha hari amagambo buri kuvugira mu ruhame bo batanatinyuka kuvuga. Maître Jean Paul aravuga ko umuzamu yabajijwe akavuga ko yabonye abana babiri baje kugurisha ibiraha. Maître Jean Paul ati Mama President byumvikane ko umuzamu nawe yemera ko Thomas atari wazanye abo bana. Maître Jean Paul Mpayimana aravuga ko imvura nyinshi iri kugwa Thomas atari kubona uko birukana kuko iyo bagera mu nzira bakicwa cyangwa ibisimba bikabarya ari Thomas wari kubiryozwa. Maître Jean Paul ati Mama President umukiriya wanjye ari kuzira ko yagize neza niyirukana abana mu gicuku imvura iri kugwa ari nyinshi, niyo yabizira mwisi ariko azajya mu ijuru ndetse azaba ari n'umutagatifu. Maître Jean Paul avuga ko abana kuba barafotowe bari mu nzu ikinze nta gishya. Maître Jean Paul ati nanjye ubusi ndi iwanjye yagize ufata abana babiri akabashyira mu nzu iwanjye akabafotora ndi hano nkwiye kubizira. Maître Jean Paul aravuga ko ubushinjacyaha butigeze bwifashisha raporo ya muganga ukwezi kukaba gushize. Umunyamategeko Jean Paul aravuga ko umukiriya wari umwere agasaba urukiko ko yarekurwa niba nagihindutse. Uyu mwarimu Thomas wigishaga ku ishuri rya Nyanza TSS ryahoze ryitwe Togitarama ari mu butansinda bwa Kigoma. Urubanza rwe ruzasoma ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Tuje Nshimiyimana mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'igihugu.